Mwakire Lika. Mwakire Lika rwose. Wow. Lika. What? Mike wowe? Lika wowe nzi. Ye? Haziranye se ka? Haziranye se? Haruno. Ako muzi ko washiritse isoni. Rero urankuru unshorera nkaho ndi nk'abajanye mwibagiro. Nyuma y'ibyo nkoreye byose urumva wibagiwe. Uko abantu mwibagirwa vuba. Sasa Lika, nyumva neza pe. Ndakwinginze bira byose nabikoze kubwo guhubuka. Mbawera pe. Sibyo? Wabikoze kubwo guhubuka. Yes. Ni ibintu wari wapanze wowe. Meko, guti wowe urareba ndi umwana. Yego Lika. Ndabyumva pe. Ntabwo uri umwana, ariko umuntu wese yakosa, sibyo? Umuntu wese yakosa cyangwa yanahubuka. Weho banze nyumva. Umuntu wese yakosa amakosa ateguye. Imbere na mbere banze. Gute ubundi uza gukorera ikosa ku buzima bw'umwana w'umuntu? Simatora rwagendeye nagiye ndabona. Nguki. Birasa n'ibiki? Nese unamutipe n'uganda yagize. Ura musista n'uganda bahuye. Nge n'ubwa mbere narenze ko mugiye mwese kumubona. Chekinga wakino. Ha ducheki. Asanga mwisha ahubwo ni muza turebe. Yamaye. Uziko? Ba usko safunze. No mufunguzo rwari. Uziko safunze ba? Usuri n'ibiki? Michael. Lika. Nagize nawe. Meko ubundi uragira ngo bigende gute n'udashaka inshuti zazimenya? Ni waje mu kazi? Nakajemo. Okay, noneho niba waje mu kazi amafaranga uzajya uhembwa nzajya nongeraho ayanjye kugira ngo nzajya nyakuba kabiri kuyanjye. Sibyo ariko wowe ibanga uri mirebunguri. Mva nkubwire. Ndabyemeye ariko ntago nzi igihe bizamara mbitse iryo banga. Singusezeranyije ko ari kureba nzaribika. Okay, nta kibazo ubwo byemeye. Ibyo biroroshye. Ariko gusa nutayashyiraho saba bazabimenya gusa. N'isi yose izabimenya. Bafunguye. Asanga rero bafunguye. Kumuri gutangara rwose. Mike. Muraziranye se? Oya ntambeshye ntabwo tuziranye. Mwasanze amaso ataraye mwana. Oya ntambeshye ntabwo nziranye nawe pe. Ahubwo se mwakuranye ibiki byatumye kujyana kuri? Niyo icyo muhuriyeho nyine. Mike tubwire Mike. Yaranyi. Lika ntabwo ahantu muziranye. Ukuntu musimbutse mwana musimbukana mujyana kuri ya. Skumwa mwana badukuye imitima. For real. Mike, ko nta kintu uvuga. Ngize ukuri kabisa. Wasanze Mbeshere ntabwo nziranye nawe. byari ngo ukuntu ibintu bimeze rero. N'umubebe nyine namwe murabibonye nyine. Nge musimbukiye nzi ko ari umuntu watwibye kurya ku kabari man. Ari iwanyu.
Ewana karaka ntabwo byizeye neza rwose. kubera ko ari igikobwa cyaje nyine kitakicomoka vuba vuba mani kinyambuye nanyize ngo niwe tubona nuko tu ubwo wasanga nibyo. umva se njyewe rero ndabona iminota nayo nihaye yanarenze kanigire ku ishuri mani sinzi nimba mwe musiga Kaka breakfast ugiye ariko Si byari byatunganye ikigo kiri hariya mani murakira ahubwo tubona sinarebe bro narebe wowe nyine nako nanjye nawe ndagiye naho uragiye ndagiye rwose pe breakfast mukurikira sinarebe mani ndabona n'amakaye akikuvuna nanjye ndahita mukurikira bro uri kumwe mani sinarebe nyungu ntakubona kari kanishe neza siko na hano mu rugo bari baranyibagiwe akazi kugafatanya n'ibyo nabona yerekana Michael ibirebire kabisa gusa nicyo gihe ngo reka byose aze abinsobanurire. Wow, Tom waje. Tom, so urazana no kuvuga ntabwo dukumburanye. Tom, ntabwo nkumbuye. ariko rikumbaza Kuri kuvuga nabi. Tom, ubundi ufite ikihe kibazo kutari kuvuga? Si ko wajya wamaranye iminsi nawe hano? Shandeka ndakwiyama. Uranyiyamye? Kunareka kuvugana nawe se gute kumva ngo uranyiyamye? Basi nkuzana ibyo kurya. Ubushonje. Nta kintu nshaka. Ikintu ushaka? Kubera iki? Ako se ubundi reka. Ndakunda. Ibintu biri hagati yawe na Michael ko mbona bidasobanutse. Navuye harabura n'icecekeye. Kandi uramuzi ngo mwara tubese nyine ngo byararangiye. Nta kintu nzi kiri hagati yanjye na Mike. Reka. Ndakumva Tom. Uzi ko nasanze unyishemo nabizi. Gute? Hase, Tom, nanizi ntabwo wari wanyizera kweri. Kumve ko nta kintu kiri hagati yanjye na Mike. Waruzi n'ikindi? Nutambwiza ukuri ku bintu biri hagati yawe na Michael. Umubano wanjye nawe uragarukira ahangaha. No, Tom. Gusa nabaho gute ntagufite. Ndabizi neza hagati yawe na Michael hari ikintu. Nutagira ikintu mbwira cyangwa umbwize ukuri ku biri hagati yawe na Michael. Unyibagirwe? Nanjye ndagerageza nkuru uko nshoboye. Mwibagirwe. Karibu. Arafungura. Muraho Gaston. Niwe twahoze tuvugana. Yego. Karibu. Yego murakoze cyane. Amakuru y'iminsi se. Makuru ni meza tubara. Okay.
ndabona muhageze ko nakurangiraga nkumva harimo amayobera ariko burya iyo umuntu yifitiye ikinyabiziga burya ntabwo wari ugiye kumurangira ntabwo wari ugiye ndabona uteye n'ahantu heza hegereye umuhanda ntabwo ari kure ni ukumanuka kano kantu gusa ugahita uhagera ibintu byoroshye nta mayobera arimo karitsiye nsanzwe nzigendamo muri wikendi mo nitemberera ni karibu murakoze sitari bose twe twaganiriye ariko ntabwo nari nabashije kujya kuri ofisi ndavuga nti rero mubaye mwihuta mwahanyura tukabinoza ubwo najya kuri ofisi nanjye ngahita nkora ibisabwa byose tukareba koko ibintu biri buze kugenda neza resitora na bare hano i Remera yego nifuza gukorana nawe ibyo nakubwiraga icyangenzaga no kugira ngo ujye usaba purayingira ibintu by'inyama nuko amafi kugira ngo nanjye akazi kanjye gakomeze kagende neza n'ibindi nyine ntazakubwira bitewe n'uburyo mbona abakiriya bameze nta kibazo wagira ngo se buriya yageze ngo si ikintu cyiza buriya ikintu cyiza buriya nta kibazo ni uko numvishe n'ubundi mwana mufite gahunda ndavuga nti wari minota mutanyura hano mu rugo niba muri hafi tukabiganiraho ejo nakoze tugahita dukora ibintu byose bikarangira nkabahereza na porofoma y'invoyisi nta kibazo nta kibazo rwose nta kibazo mwari muri aho ariko mu rugo turaho tumeze neza nanjye nyine mba naruhutse uyu munsi ntabwo nshobora kwikoza mu kazi ubu ni ibintu baba bashaka nyine ubwo boherezayo ku ifamu bakagenda bakabahereza ariko bagomba kuruhuka ibintu byumvikana hano gatari umutwe nshaka umuntu wajya sapurayinga ibintu gutyo yego nanjye akazi kanjye kagende neza turabikora byaba ari byiza nyuma y'ibintu twakorana muri ubwo buryo mwari muri aho mu rugo twari turiho tumeze neza nta kibazo byiza cyane rwose ntabwo bageze babaza tubageze iki hari ji amazi ya fanta agahiye agasembuye tubageze iki ubu ndi gufata amazi reka nkuzanire se wowe kumagaritse urambaza abaganye suranyibagiwe boss y'abantu muratse rwose none se musigaye mwarasaze wowe hanyuranyibagiwe kandi naragukoreye tuziranye kubiki uzi ko wampaga akazi se cya gihe n'ubundi byankomeranye ubishoboye rwose wamana akazi dore byancanze akazi se akazi k'ibiki mwana tuba dufite gahunda nyinshi gerageza rwose ushaka uko bigenza dore nanakubiswe nta kintu nkigirira byarandangiranye noneho narume njye nazinutse nzi yuko mfitanye gahunda nawe yo kuguha amafaranga yewe data we nubwo yaba makeya rwose inkoni zamba ungirire impuhwe dore narakubiswe byarandangiranye nta kintu nkiriho rwose ubwo rero mubwire niba naraguhaga akazi naraguhembaga si ubyumva naraguhembaga nkakwishyura ukagavura hari ikintu umbaza rwose nubwo dore n'ubundi n'akawunga kaciranye unandemeye ukampa nka 2 ibyo byaba bibaye rwose waba ugize neza sharika nigendere se bose se kugiye noneho ko ndeba usigaye uvuga nabi byagenze bite mvuga nabi ukibona ibyana se ibyana bigenda bite bya byana byagusuraga ufite n'umushiha kandi ndabona warahindutse sayibira rwose byanyobeye ubu niweyo nandi ntabwo ugiye ndi kubyumva ariko ubundi ayo magambo yawe ngiye ni nayo twapaga ujya uhora uzana ibintu by'ibigambo nicyo twahoraga dupfaga abana ngiki buriya nacyo kintu dupfa ariko ubwo utangiye kunzegereza uvuga ku bana bwira nimero yawe mwoherereza 07 akira shyiramo hano gira vuba vuba
kwihuta ntuninze ibyo bintu by'abana ugomba kubyirinda simba nshaka ukuntu uzana ibintu by'urugambo ntabwo biko ukuntu najyaga mbazana ugashaka kubazanaho ibintu by'ibigambo byinshi ugatuma banaraka bamwe ntibagaruka mwihangane rwose ubu rero ni nayo mpamvu nakiguha ibiraka n'ibintu by'ibigambo byawe byo wanze gucikaho mesaje ntabwo urayibona nayibonye sibyo ni dore se bosi byana ntabwo bikiza se karitasi dore se nta sawa byandikisha sawa uragiye se bosi karitasi ntabwo nabwiye ngo ujye wumva ngabanyaho umuntu okay uwo muntu wa kandi niwo utuma nta kintu uzongera kurwana n'ikiraka oya nta kibazo ntacyo murakoze rero byari rwose ndi sawa bosi nubwo andemeye ariko asigaye agira umushi ubundi se yambwiye ko nta kazi asigaye abwira ariko nzikoza ntakibona ibyana nzikozayo muri iyi minsi ndebe noneho ibyo ari byo ndabona asigaye ameze nabi pe ariko se abantu baraza bahamagarana mu mazina ngo ntabwo baziranye Mike Lika ntabwo mbishize amakenga Gaston, aho ntabwo uyu munsi wagiye ku kazi se? izi saha ahubwo uba uvuye mu kazi ute kandi njye ntabwo nakoze turi uyu munsi nta gahunda nyinshi cyane mfite ariko ndabona utameze neza ndabona utameze neza kabisa Sha Gaston, umunsi wa mbere mubi rwose nanjye ntabwo mbizi kabisa gusa ndumva nazi ariko nyine nabirenze umunsi wahaye mubi ute se kandi noneho ko nagenze nkabona niko brother Tom umunsi wabaye mubi gute kumwe no ku mazi birashira tu byagenze bite rero saza Sha Gaston, ntabwo nabona uko nabikubwira kabisa ariko nyine biragoye nose sha ayo mazi oya nta mazi nshaka kabisa ndumva nta kintu nshaka gusa nyine ndumva mfite stress natewe umuntu umwe ukunze kuba uri hano ukunze kuba uri hano ubaza niba ari umuntu ukunze kuba uri hano niba atari umushyitsi ubwo ni umwe muri twe kandi hano tuba turi bane n'umukobwa umwe muri twese cyangwa ni umushyitsi ukunda kudusura kira siko utangiye kuntera ubwoba kabisa umuntu ukunze kuba uri hano Gaston, waba wari uzi uwo muntu ni Lika. Lika? How? Lika? byagenze bite se I don't understand Wari uzi n'ikindi ubu ngiye kukubwira amakuru mutigeze mumenya mwese uko muba muri azwi nanjye gusa na Lika. Wari uzi ko Lika na mbere yuko muzana hano aje kudukorera yari asanzwe ari umuntu wanjye uza hano akamfasha byaba na ngombwa akarara
gitondo akabyuka ataranani nkigira mu kazi igihe cyose mukeneye akazi. Gusa nyine ikintu gitangaje kiri no kuntera agahinda kikananyica ni ukuntu namugejeje aha ngaha akaba atangiye kwirengagiza inzira yose twanyuze njye nawe. Nkaba mbona atangiye kunyina ibintu nazi. Ariko nyine reka mberekera aho numva nta mpamvu yo kubwira byinshi. ngo Lika mwari musanzwe muziranye mbere yuko uza no kumudupresenta ngo adufashe mu rugo? Ubundi se kuvuze ngo yarazaga akagufasha akarara akabyuka agenda nawe ujya mu kazi? Yarazaga akarara nk'umukozi, umugore mu rugo, umukunzi, indaya, ihabara, nyine gerageza unsobanurire neza uko natakaye. I'm totally lost. Ntabwo ndi kubyumva. Please explain briefly. Ntabwo ndi kubyumva neza. Gute? Nawe siko burya abantu kuko babicaranye byinshi. Ntese kubera iki byose cyo kubimbwira ubundi? Gasto uriya rero Lika twarakundana. Amuzanye hano mu buryo bwo kugira ngo mwiyegereze. Gusa nshobora kuba nkeka ko haba hari ikintu cyaba kiri hagati ye na Michael. Ibyabaye muri kiriya gitondo nibyo biri kuntera stress. Nyine Gasto ibyo gusa ntabwo ari byo biri kuntera stress. Ahubwo impamvu nyamukuru ni uko Lika muri iyi minsi atagishaka kunyikoza. Kuko nashatse kubimubazaho bihita bihungabanya umubano wose nari mfitanye nawe. Kandi nawe numbaza byinshi ngiye kwiryamira. Mani nyagasani, shakumvira ni umusozi w'icyatsi imodoka semuhanuka. Iyi nzu nicayemo irimo amabanga 3375. Ngomba gucukumbura ngakushakashatsi bw'ibitse kuko kareka ngiye kuzaba mu ruzi rw'itikizi. Iyi nzu irimo ibintu byinshi ngaho Michael, ngaho Tom, ngaho Lika. Ubu ejo baraje ngo Lukasi ejo bagwe no ku yanjye bivuga ngo iyi nzu irimo amabanga menshi cyane. Shaka ndakora ubushakashatsi. Amudifela nejiza fo. Fela, tifela, tifela, amudifela.